Uyu munsi niba hari inkuru igezweho iri kuvugwa cyane muri Amerika ni beef iri hagati y'umuhanzi Drake na Kendrick Lamar yongeye guhaguruka, ndetse kuri inshuro inkiko zikaba zigiye kubyinjiramo bitewe n'ikirego uwitwa Drake yatanze mu butabera arega company yitwa Universal Music Group, company ikora akazi ko kumenyekanisha ibihangano by'abahanzi cyane cyane hariya muri Amerika. Kuba byibuka neza muribuka ko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2024 ari ubwo iyi beef yahagurutse igatangira aba bahanzi bombi bibasirana bakoresheje indirimbo bahimbaga n'imbuga nkoranyambaga. Iyi beef itangira, Drake niwe wabanje akora indirimbo yitwa Push Ups yibasiraga kandi gasebya umuraperi Kendrick Lamar. Ikigezweho kuri ubu rero uwitwa Drake yamaze kuba yagana inkiko arega company yitwa Universal Music Group, company isanzwe imufasha gupromotinga ibihangano bye. Drake arimo kurega iyi company kubera indirimbo ya Kendrick Lamar yariye hiti cyane yitwa Not Like Us. Ngira ngo abenshi murayizi, iyi ndirimbo yasohotse mu gihe yari afitanye beef na Kendrick Lamar. Rero wakwibaza ngo ese iyi ndirimbo Not Like Us irimo ibiki byatumye Drake ayihagurukira? Nanone se iyi company ya Universal Music Group Drake yajyanye mu rukiko arayiziza iki gifite aho gihuriye n'iyi ndirimbo ya Kendrick Lamar Not Like Us? Bana nanjye muri iki kiganiro byose mbikuvira imuzi n'umuzingo usobanukirwe. Gusa mbere gato yuko nkomeza, nyabuneka ku bushake bwawe nta gahato karimo, reba aho hepfo handitse subscribe, uhakandi ukore subscribe, niyo nkunga yonyine nkusabye. Ndagushimiye kuba ubyumvise, urakoze kuba ukanze subscribe, nyagasana kongerera aho ukuye. Twagiye nkuko nari nabikomojeho rero, umuhanzi bita Drake arimo kurega iyi company bita Universal Music Group ikora akazi ko kumenyekanisha indirimbo z'abahanzi bitewe n'indirimbo ya Kendrick Lamar yitwa Not Like Us. Ku bantu bakurikiranira hafi ibintu by'umuziki ngira ngo murabizi neza, iyi ndirimbo ya Kendrick Lamar Not Like Us ni indirimbo yariye hiti ku isi, ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ku rwego rukomeye muri uyu mwaka tugiye gusoza wa 2024, ndetse iyi ndirimbo yahesheje amahirwe nyirayo Kendrick Lamar amahirwe yo guhatana mu bihembo bya mbere bikomeye ku isi bya Grammy Awards bizatangwa mu mwaka utaha. Azahatana mu byiciro birenga 5 kubera iyi ndirimbo yitwa Not Like Us. Ibi tubihuje n'ikirego uwitwa Drake yamaze kuba yatanga mu rukiko. Ahanini icyo iyi ndirimbo Not Like Us iri kuzira ni hit idasanzwe yagize bigizwemo uruhare na company ya Universal Music Group, kandi nanone ari indirimbo yakozwe mu rwego rwa beef. Drake rero ashinja iyi company ya Universal Music Group kuba yararenze ku masezerano isanzwe ifitanye n'uyu muhanzi, igapromotinga mu buryo budasanzwe, ikarengera igapromotinga indirimbo Not Like Us ya Kendrick Lamar, kandi mu by'ukuri ari indirimbo yakozwe mu buryo bwa beef. Ikindi ikabikora mu buryo butubahirije amasezerano Drake yarasanzwe afitanye n'iyi company. Wenda mbere yuko tureba ngo niki cyari mu masezerano Drake ashinja iyi company kuba yararenzeho mu masezerano bagiranye, ku rundi ruhande biravugwa ko ibi biri kuba biri guterwa n'ishyari Umuraperi Drake yagiriye mugenzi we Kendrick Lamar bitewe na album nshya yitwa GNX aherutse gushyira hanze gitunguro muri iyi weekend ishize. Iyi album igahita iyobora izindi albumu zose ku mbuga zicuruza imiziki ku isi. Ubundi birazwi ko iyo umuhanzi arasohora ibihangano cyane cyane aralauncinga nka albumu y'indirimbo, ibi ni ibintu amenyekanisha agateguza abantu hakiri kare cyane, yewe akanabyamamaza akavuga abahanzi bari kuri albumu, umubare w'indirimbo ziriho. Akenshi ibi umuhanzi akaba nabikora habura amezi menshi ngo ya albumu ijye hanze. Gusa mu buryo budasanzwe uyu muraperi Kendrick Lamar ejo bundi yakoze agashya, asohora albumu ku buryo butunguranye nta muntu n'umwe ateguje. Mbese abantu babonye albumu ya Kendrick Lamar GNX yasohotse ku mbuga zicuruza imiziki baratungurwa, kuko nyine atigeze ateguza albumu ngo abantu bayitege. Iyi albumu rero yahise ikundwa ku rwego rukomeye cyane, ihita iyobora izindi albumu ku mbuga zose zicuruza imiziki. N'aka kanya nkora iki kiganiro, iyi albumu GNX ya Kendrick Lamar niyo iyoboye izindi ku mbuga zose zicuruza imiziki ku isi. Nawe ushyize mu gaciro rero aka ni agahigo kadasanzwe iyi albumu yaciye kandi yaragiye hanze gitunguru.
ngo nyuma y'umunsi umwe rero iyi alubumu igiye hanze ndetse inayoboye, Kendrick Lamar yatangaje ko nguretse umuraperi witwa Eminem wamuhaye felicitation yasohoye iyi alubumu, ngo abandi bahanzi bababazwa no kuba yatera agatambwe ajya mbere. Ibi akenshi akabishingira ku kuba abantu benshi bakora mu gisata cy'imyidagaduro hariya muri Amerika batarigeze bishimira umwanzuro wo kuba Kendrick Lamar ariwe watoranyijwe kugira ngo azaririmbe mu bitaramo bya halftime show mwayira shampiyona ya NFL, aho bivugwa ko uyu mwanya wo kuririmba kuri stage wagombaga kuba warahawe Lil Wayne, gusa bakaba baramuriganyije bakawuha uyu Kendrick Lamar. Muri make impamvu ya kabiri abantu bavuga yatumye iyi dosiye yuburwa ngo nuko Drake yagiriye Kendrick Lamar ishyari bitewe n'iyi alubumu GNX yasohotse gitunguro igahita inarya hiti ku buryo budasanzwe. Ayo ni amakomenti menshi abantu bagiye batanga kuri iyi dosiye Drake yahagurukije. Dusubiye ku kibazo nyirizina rero, Drake avuga ko mu masezerano yagiranye na kampani ya Universal Music Group, iriya kampani imenyekanisha imiziki, harimo ko ngo iyi kampani itagomba gupromotinga igihangano cyangwa se indirimbo yariyo yose yibasira Drake. Drake rero akavuga ko igihe iyi kampani yamenyekanishaga indirimbo Not Like Us ya Kendrick Lamar yarenze kuri aya masezerano kuko bayipromotinze mu buryo budasanzwe, mu buryo bukabije. Abunganira Drake mu mategeko batangaza ko ngo kampani ya Universal Music Group yagiye yishyura imbuga nka Spotify na Apple zicuruza imiziki kugira ngo iyi ndirimbo Not Like Us ya Kendrick Lamar bayiboostinge cyane ku mbuga zabo, bayiboostinge ku bantu basanzwe bareba imiziki ku mbuga zabo. Ikindi nanone ngo iyi kampani yagiye yishyura amaradiyo atandukanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi kugira ngo ayo maradiyo apromotinge iyi ndirimbo ya Kendrick Lamar mu buryo budasanzwe ku rwego rwo hejuru. Kandi mu by'ukuri mu masezerano iyi kampani yagiranye na Drake harimo ko itagomba gupromotinga igihangano cyangwa se indirimbo isebya Drake. Gusa nubwo biteye gutya, Drake akaba avuga ko ikibazo gishingiye ku kuba iyi kampani yararenze ku masezerano bagiranye. Iyi kampani yo itangaza ko nta kosa yakoze kuko Drake atari we muhanzi ikorana nawe gusa. Iyi kampani ivuga ko ifata abakiriya bose kimwe, ipromoting ibihangano byabo kimwe, ititaye ngo uri kanaka cyangwa nturi kanaka. Urumva rero rurageretse, abanyamategeko ba Drake bahagurutse ndetse ikirego kikaba cyarangije gutangwa mu rukiko rwisumbuye rwa New York. Hakaba hategerejwe umwanzuro uza gufatwa n'abacamanza. Reka dutegereze rero kumenya ngo biraza kurangira ute. Byose turaje tubimenye mu bindi biganiro byacu bitaha. Nyabuneka reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo udushyigikire. Ikindi bizagufashe guhora uri update ku bindi biganiro byiza cyane turi kugutegurira mu gikoni. Reba neza ko wakoze subscribe. Ciao duhurire mu yindi video.